Ese wari ubizi? Abantu benshi tuzi ko Satani aba ikuzimu, ariko ko siko biri. Ukuri ni uko Satani aba hano ku isi. Hano ku isi aho ahora azerera ashakisha abantu yashuka. Nk'uko Bibiliya bivuga muri Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 8. Aho havuga ngo umwanzi wanyu Satani ahora azerera hose nk'intare itontoma ashaka uwo aconconera. Rero ikuzimu muri wa muriro utazima ntabwo ariho hantu Satani atuye, ntabwo ariho hantu Satani abubu, ahubwo ni ahantu hateguwe hazahanirwa Satani n'abamukurikiye mu gihe kizaza, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 10. Yavuga ngo kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuko. Ukuri ni uko Satani ari ku isi atari ikuzimu. Ese ibyo wari ubizi? Niba wifuza kumenya utundi tuntu ukuri n'ibinyoma by'abantu benshi tuzi, komeza udukurikirane. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, share, like na comment. Ndagushimiye.